rero ihangane nuko wakunda igisuhuza papa umukunda sibyo araho neza buriya rero ubonye ukuntu mpobe reka nze nkwereka akantu gatoya urabona somobe akira amafaranga uramerika kabisa iki tuzakiryamo make mu gisaza kabisa Knowless kwezi kukorera bushaki nagira ngo duhamagare ubuyobozi bw'umurenge wa Murundi n'ubundi mwarakoze twagira ngo muze yago executive mu byubahiro byanyu muze tubashimire. Ni ibintu bine nshaka kuvugaho by'ingenzi ngira ngo menyesha umuzo bikorwa nama y'urwego rw'akarere ibikorwa byakozwe ahangana n'urubyiruko. Icyambere turashima urubyiruko ko twafatanyije mu bikorwa byo kubakira abatishoboye. Twarimo tubara dusanga tumaze gutera ibiti ndetse ku rwego rw'akarere tunibutse ko ariho hatangirijwe muri umurenge wacu ibikorwa byo gutera ibiti ku rwego rw'akarere aho twifatanyije n'urubyiruko. Twakoreye hirya ahangaha ku kigo nderabuzima no mirimo y'abaturage ngo abenshi bari muhari. Uwo munsi twateye ibiti 9,500 ariko ubu igikorwa kimaze kugera ku biti 42,000. Ni ibikorwa turimo dufatanyamo n'urubyiruko. Turashima kandi uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga amarondo bafatanyije n'irondo risanzwe. Ibi ngira ngo bisaba ko abantu muri ripoti iri compiled yanditse ndaza gusaba uhagararira urubyiruko hano ku rwego rw'umurenge tuze kubifatanya muri ripoti yanditse tuzashyiraho amafoto kuko ibyo tuvuga birakorwa. Iyo ubona irondo yivanzemo n'abahagararira urubyiruko bakora umutekano nimugoroba ubona ko ari ibikorwa byiza cyane. Niho duhera tuvuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba. Turashima rero ko uruhare rw'urubyiruko mu bikorwa byo gucungira umutekano abaturage. Ubuhinzi n'ubworozi hashyizwemo ibikorwa remezo bitandukanye bifasha ubworozi ndetse n'ubuhinzi. Ibyo bikorwa remezo birimo valley dams na boreholes muri koperative y'aborozi. Ngira ngo n'umuhuzabikorwa wacu ku rwego rw'umurenge ari muri iyo komiti bakurikiranye ibikorwa remezo bihari mu murenge kandi hirya no hino bifashwe neza. Aha rero niho tuvuga ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu. Iki gihugu nitwe tugomba kugena ejo hazaza hacyo. Abasaza n'ababyeyi bacu batubyaye bakoze uruhare rwabo. Uyu munsi ahasigaye ni ahacu. Nitwe rero tugomba kwemera igihugu kikabaho nk'uko kibyifuza n'imirongo yatanzwe n'abayobozi bakuru bacu cyangwa se tukagitererana. Ibyo kandi nkaba nizera neza ko bidashoboka. Nagira ngo rero muri ibikorwa byagiye bikorwa muri uku kwezi birimo kubakira abatishoboye, birimo gutera ibiti n'ibindi bikorwa bitandukanye byo gukora imiganda hirya no hino, tubashimira uruhare rwanyu ariko tunasabe ko tubikomeza. Aho tuzajya tubatumira cyangwa tubamenyesha ko tugiye gukora ibikorwa byo gufasha abatishoboye muzajye mutwitaba nk'uko musanzwe mutwitaba. Ngira ngo uhagarariye urubyiruko rw'akarere ku muganda uhari ushize yari ahari
mwabonye uko twakoranye n'urubyiruko kandi turateganya n'ibindi bikorwa bitandukanye nabyo tuzabamenyesha tuzakorana aha ngaha. Twari mu gikorwa twafatanyijemo na Tubura, nagira ngo nange n'aya makuru ku baturage ba Karambi kuko iki kibazo mwari mwakitugejejeho kijyanye n'ubukangurambaga bwo kurwanya nkongwa mu bigori ndetse na za mukondo w'inyana. Twifatanyije na Tubura, dufatanya n'abakinnyi b'urunana bateguye ubutumwa bwihariye bwo kurwanya icyo gikorwa. Abatubazaga rero ngo turaza kubigenza gute, twabonye ubujyanama tuza kubahereza mu buryo bwo kugira ngo turwanye buriya bukoko burimo bwangiza imyaka. Muraza kubona iki amakipe aza kubasura muri iyi minsi hirya no hino kugira ngo abagire inama. Nagira ngo rero mbashimire kandi mbahereze ikaze muri murenge wacu Murundi, hanyuma gahunda zikurikirane uko zategura. Murakoze cyane. Nyakwa Gitifu, mbe na mbere tubanje kubashimira uburyo mutwakira, uburyo mwatwakiriye, uburyo mwadufashije muri rugendo rungana n'iminsi 31. Turibuka umunsi wa mbere duteganya kuza gusoreza muri umurenge, twaravugishije mu duhikaze ndetse n'ibiri buze gukorerwa aha ngaha byose turabikesha umuyobozi w'umurenge mu mumpera amashyi. Icya kabiri, turashimira Youth Volunteers ba Murundi. Icyo tubashimira ni iki? Turabashimira imikoranire yanyu n'ubuyobozi bwite bwa leta. Mwiha amashyi. Twebwe nk'urubyiruko rw'abakorerabushake ntabwo twagira ikintu dukora tudafite support ituruka mu buyobozi, nta na kimwe twageraho. Nyakwa Gitifu, ku rwego rw'akarere tumaze gukora ibikorwa bitandukanye, habaye mu gusana amazu, kubaka ubwiherero, kuma amatafari, gutera ibiti, kuremera abatishoboye, gusana no gusibura imihanda, kubaka imirima y'igikoni, kuremera inka, n'ubukangurambaga butandukanye bwa leta, harimo n'ubukangurambaga dufatanya na polisi y'igihugu bwitwa Gira Amahoro. Tugire umutekano, ijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Mu karere ka Kayonza ibikorwa twakoze mu kintu kingana n'iminsi 31 bifite agaciro k'amafaranga miliyoni 9,893 n'amafaranga 100. Ibikorwa twakoze ni agatonyanga mu nyanja ka misiyo dufite misiyo ikomeye yo gufasha umuturage kugira ngo tugire urwego rumwe tumuvanaho tumujyana ku rundi. Nyakwa Gitifu, turabizeza rero gukora namwe, twabanje kubashimira uburyo mufasha urubyiruko rw'abakorerabushake. Si ubwa mbere, muzakomeza munadufashe gukora namwe. Tubijeje natwe kudatezuka, tuzakomeza dufatanye. Imana y'umugisha. Dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Aho murakoze. Ngira ngo bavuze amazina yanjye, nitwa Inspector of Police Kayitesi Marie Antoinette. Ntabwo ndi umushyitsi, nanjye ndi umunyakayonza, nkorera ku biro bya polisi hariya Kayonza. Umbanjirije hano wari ufite mikoro, Coordinator Youth Volunteers ku rwego rw'akarere, abagejejeho ibikorwa Youth Volunteers bakoze mu karere kose. Si ibyo kwishimirwa, si ibyacu abanyarwanda twakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo buri wese yumvise ko hari uruhare rwe yashyizeho. Utararushizeho kandi nawe yakabaye oya, ahubwo ubutaha turamushaka kugira ngo nawe azabarimo. Twongere kuko batubwiye yuko ibikorwa bigihari kandi bikomeje. Umuyobozi w'umurenge atubwiye amazu yubatswe n'ibindi bikorwa bihari, ntago byasoje, n'ubundi birakomeje. Dufatanye nabo kugira ngo ibikorwa birangire. Ibi ngibi tubikora hari aho tubikura.
ku muyobozi w'ikirenga, sibyo? Iyo wicaye kumva nta kintu wakoze, uzumve ko urimo umwenda ubuyobozi bw'igihugu, sibyo? Twicaye hano kubera amahoro, kubera ko yavuze ngo umunyarwanda wese aryame neza, ature neza, abaheza kandi abane n'undi neza. Nawe rero icyo wumva ugomba kuzirikana ni uko wa muturanyi wawe niba bamunzi virwa, ni uruhare rwawe kugira ngo haboneke ibati, cyangwa se ubumbe itafari ushyireho ye kurara mu mbeho, sibyo? Icyo gihe uba uri kwitura uwakugabiye amahoro, sibyo? Icyo nshaka kugira ngo rero ngo dusozerezeho nsaba urubyiruko, ariko mbere ko ngira icyo nsaba urubyiruko, ndashimira ababyeyi bacu mbona bicaye ahangaha. Babyeyi mwakoze cyane. Iyo tuba twicaye ahangaha mudahari, ntabwo twari kumva tunezerewe. Iyo urubyiruko twaruhamagaye rukaza tugakorana muri ya mirimo y'amaboko kuko abo bafite imbaraga, ariko ntitubabone kuri uyu munsi, ntabwo tunezerwa. Kuko tugira imbogamizi y'uko bagarutse mukumva ko bagiye kuba ibyomanzi cyangwa se n'ahandi hatari mu mico myiza. Naha rero bagiye, naha haduteranyirije ahangaha, kandi murabona ko bakoze ibyiza. Ahubwo n'abandi mufite nimujya mwumva bagiye muri ibi bikorwa mujye mubashyigikira, sibyo? Yego, urubyiruko rwacu rero icyo ndarusaba kuba urubyiruko ruzima rutishora mu biyobyabwenge, urubyiruko ruzima rutishora mu busambanyi, rwirinda inda zitateganyijwe, sibyo babyeyi? Yego, dushaka ko muba ababyeyi bahekeye u Rwanda, muba ababyeyi beza ariko mu gihe gikwiriye, sibyo? Zitari zandurwe n'imbabwiye z'imburagihe. Ibyo rero ni umuntu wese ugomba kubiharanira, sibyo? Mwihangane, ntabwo ari ugushaka kuvuga imvugo itari nziza, ariko baravuga ngo kuba imbwa biroroha, ariko kuba umugabo biraharanirwa, sibyo? Haranira rero kugira ngo uzabe umusore muzima, igihugu cyizeye, kizi ko gifite u Rwanda rw'ejo rwizewe, umukobwa muzima uzaza akadusimbura hano, sibyo? Ibyo ngibyo nibyo nshaka ko mukurikiza, tukaba abanyarwanda bazima, mukaba urugero rwiza rw'abarumuna banyu, nabo bakazamuka ari abanyarwanda bazima. Murakoze, kandi mukomeza no guhiturira bagenzi banyu gukunda ishuri, kuko niwo murage igihugu cyacu kiduha. Murakoze, mugire umutekano. Kwezi k'ubukorerabushake, nagira ngo duhamagare ubuyobozi bw'umurenge wa Murundi, n'ubundi mwarakoze, twagira ngo muze yago executive mu byubahiro byanyu, muze tubashimire. Aha, mu by'ukuri muri ukwezi k'ubukorerabushake murabashyikiriza icyo gihembo cy'abafana. Yego, kugishyikiriza umurenge wa Rukara n'umurenge wabaye wa kabiri. Turabitsa yuko umurenge wa Nyamirama wabaye wa gatatu, umurenge wa Rukara wa kabiri ariwo tugezeho. Nagira ngo uyu mama mu rwego kugira ngo mwumve yuko natwe abaturage tuba turi kumwe rwose, baba duhereye igihe, mu bamera amashyi rwose. Barakoze cyane. Nagira ngo mumfashe iki gikombe tugihe amashyi menshi cyane. Baraza kugifata bakigaragaza uko kiri kugira ngo bigende neza. Murakomeza mwegere ruguru, mukomeze muze. Yego, Gitifu yego.
gushimira nyakubahwa Repubulika Paul Kagame, rwose mugere mumbwire muti wakoze, uti Kayava aragushimiye, umuhaye amata, umuhaye ifumbire, umuhaye byose, uti rwose aragushimiye pe nk'umubyeyi, urakoze cyane. Urakoze. kugira ngo azabashe gukurikirana ibikorwa by'ubukorerabushake. Muri uru rwego rero abayobozi baje ahangaha kugira ngo babashe kugira ngo bamuhe iryo gare, ni gare zamufasha kugira ngo abashe gukurikirana mu kagari ayobora kose, azabashe kugenda ageramo akurikirane ubukorerabushake. Murakoze cyane. Nasaba rero abayobozi ko mwaza mukamushyikiriza DJ namwe kandi mumanze mubamera amashyi abantu.